rangira basa kurongora iminota 2 kumva ko azakurongora agahita arangiza urumva we byavamo arakurongora pakuru mwese mubundi biba byiza mwese murangirije rimwe urumva kabisa. Ubu nka posteri mwakora nk'ubu ngubu ni nk'iyihe? Posteri akurongora mukumva igitubuka kimuha neza fresh ukumva nyine ibintu bibaye tayari ewana ukirekura nakagucumita position yase umugabo wanjye ansabye ndayimuha pfa ko itari bumbangamire gusa ushaka kumuha inyuma wenda ukabigenza nka gutya nyine agahera inyuma mbabarirumeho numve umva agashiramo gutya nyine naje nkagenda mwiyegereza gutya agashiramo ashiramo bya bintu ndumva ari ahubwo umva bya bintu by'igana nari nabyiza komana imana y'imimboro nayo kujya mbarongora umva ukabakeraho man umugabo nandwo yaguca inyuma waba ufite amakuru y'uko umugabo yaguca inyuma se wenda ari ku kibazo cyo kuba muha nabi ntago mbisi ntago ndamufata ariko gutya umuntu abimbwiye si byambabaza ariko mufashe imwe byambabaza namubaza ikintu yabuze tukikosora umugore mwiza nuko bigenda. None wambwira nka posteri nk'eshanu za mbere zikuryohera kurusha izindi uhereye ku ya mbere ya kabiri gutyo nyine pe njashaka posteri eshanu. Ashobora kumera inyuma akinyuma ubwo kare upfukama agaturuka inyuma kujomba mimboro ushobora kwicara nuko twita se yakwicara kandi igituba kiba kirengewe n'inda kirengewe n'inda se ntakicara gutya urumva nkamera gutya akayijomba agashyiramo nyine akayihe uramutse urushye twahindura ushobora kujya hejuru wenda akakujya hejuru ko nakugezeho inda yiwe ubu se yakujya hejuru ukagarama n'iyindi ingana gutya cyane rwose ndabikora uzica umwana nese nta kibazo uhita wumva kikise ahubwo akana si akana kari hano usinza nano gahita kajye ntago wongera kukumva ukumva nyuma mwarangije none bivuze ko yakurongoye gishyiramo imboro umwana ahita agenda sinza ahita rigitira nanjye byaranyoye nzabazonganga imva bino bintu si nta wamenya imana niyo yabikoze gusa nyine abagabo abagore mwumvireho tugiye gutanga ikiganiro cy'uburyo mugomba kujya muranguramo abagore banyu batwite. Uyu ni umutumirwa ni Soso murabona nyine agiye kubyara ari kutwereka ukuntu akora sex we n'umugabo we uburyo abigenzamo babagore batwara amada mana kireka ngewe hari uwazama igiti agatwara amada akicara umugabo yamubaza mfite iseseme meze nabi umeze nabi uyabuye ikintu cyagukuye iwanyu wowe nta soni umugabo igituba akirongore n'ubundi nicyo cyakuvanye iwanyu katwikomereza mushyire muri komenti ibibazo byose mushaka mujye mubishyira muri komenti tuzajya tugenda tubasubiza dukora ikiganiro dukurikije komenti zanyu dukomeze. None se Soso abagabo bagira imboro zitandukanye nk'umugabo ufite nk'akaboro gatoya kana kugapfobya wenda ntako ndabona ntago nza amoko yabo ko zingana ariko nk'umugabo ufite imboro ntoya nk'uko nguko ubumeze yakurongora imboro ikajya mukaba wayumva bigenda gute ntago nabishaka kudakunda kubera ko igituba cy'ubugore utwite kigenda cyaguka iyo mboro ntoya rero ntaho yamukora none yari nini urabyumva nyine wenda rakurongana nashoboye kurongora cyane wenda niba yagera ku mwana simbizi yakora gake paka nyine urangije ntago nawe uza cyangwa ubikore cyane nuko bikoraga kera muri uwo mukobwa aritwararika kugira ngo wenda umwana atagira ikibazo. Ubu se ukibasha kubona imbaraga zo kuba yakurongora ukagenda unyonga cyangwa urategaga agacumita nyine ukamera ni nko kurongora ni nkuko reka nanga urugero hari ukuba urongora umugore akagenda akagarama gutya ngo ubwo yatanze igituba ubwo nk'uko uba umeze ugitwite uragarama gutya ukamera nk'umuvure barimo kwengeramo ibitoki cyangwa ari geste ukoresha kugira ngo uryohereze umugabo biterwa n'uburyo nawe yenye iyo wateguye umugore wawe nta mpamvu gatakishima nawe abishatse nawe ubwo yaza akakwifatira ubwo umugore utwite ashyukwa kurusha umukobwa shuwa ndumva bya bintu bikomeye ngiye n'ubwa mbere ibintu nk'ibyo mba ndimo kubyumva niyo mpamvu mba njyanga umunsobanurire hari n'abandi bantu benshi batabizi n'abagore batwite bura nibo babizi urabona ngenda cyara akana gato ntago ibyo bintu mbizi ntago nabikora se abikoze rimwe yego ariko nta kintu gikabije numvishe
ariko nzongera wabikoze uri kwiyiba ndabyumva nubazi se niba bagutumye nk'utunyanya nyine ku muhanda uhita winyabye wabona n'akana kakagushyize ku nsina ubwo kagaha kagashyiramo nta n'ikintu numvishije nta cyiza nko kurongora nta bintu biryoha nk'ibyo nukuri niyo wajya ariko ukenera imboro hari ikintu utakomeje kumbwira positeri eshanu ntabwo wazindangirije wambwiye positeri yo kwicara umbwira na positeri yo kuguturuka inyuma iyindi positeri waba uzi ni iyihe ushobora guhagarara agafata ukuguru kwawe si afashe ukuguru kwawe ubundi agashyiramo muhagaze akagufata akajya ashyiramo imboro bya bintu ndabona bikaze ubwo ni positeri eshatu ngewe nshaka positeri eshanu nandi ntabwo uyibuka iyo kugarama yo si positeri se ubwo iyo kugarama ngewe niyo nakoze niyo mpamvu nyikwibukije iyo kugarama hari iyo uhenda none uturitse inyuma hari n'indi y'umuha wenda uryamye nka gutya nyine gutya urabibona urabibona neza gutya ariko ubwo ukakuzamurira gutya nyine ndazumva hari n'akandi gapositeri nigize kumva agapositeri ngo ko muri dushe ako kantu waba wari wakumvaho na rimwe ntabwo ndagakoresha kuki utagakora kandi ufite umugabo se ntabwo mujya kogana ndamufite ariko twe umva ntabwo ndagakora ngo biza nabamubeshyira noneho ngenda bikubwiye uzabikora ubutanzaguhamagara nkubaza uko kagenze njyewe nuba akapositeri kaba kari keza mwoze agasabune mugenda munyira ndumva no gushyiramo imboro ari ibintu byakoroha cyane nzakagerageza kabisa nanjye ubwo numve ubu se nk'iki kiganiro tugiranye wambwiye yuko umukobwa utwite umumama utwite ashyukwa kurusha umukobwa ubu ntabwo uri kumva wabishatse kubera n'ikiganiro cyerekeranye no kurongorana tuvuze keretse narangije nibwo nabishaka so umugabo yakurongora neza ukarangiza ukamushyukwa mutana ariko mutamureba wenda bitewe n'ukuntu yagusumye n'ukuntu mwishimana urumva ashobora kugukora ugahita ubishaka ariko ibintu bishaka nta kibazo nagirira aha ngaha kabisa hari ikiganiro abantu mama bajya baza kumbaza gitandukanye bambaza ati se dutegura umugabo iki n'iki ibi nyine nkumva bari kumbwira ibintu bidasobanutse reka no kubarondoreramo ahubwo ngewe nkubaze nkurikije ibiganiro mba naganiye n'abandi ku ruhande ntari kuri kamera uburyo uteguramo umugabo wawe mukagera ku gikorwa cya segisi umutegura uti ntabwo ntegereza ko umugabo wanjye aza ngo ambaze ngo umeze ute sheri wanjye ashobora kujya kuryama wenda ni urugero wenda akaba wenda unaniwe ni urugero nziye nkagenda sheri wanjye nkamufata sheri umeze ute temeze neza nkamusoma wenda nkakora ku tubere twe nkagenda amanuka gake gakeya nkora ku nda nkakora ku mboro nkamanukaho gake ukora gutya kwibya ukagenda ukoraho nkumva ndabishatse wakabyara unyorohereze ugakoraho noneho birangira atangiye kuza muri mubi ntabwo agukoraho imboro igahagarara mike imboro igahita ihagarara ubundi agahita akakurongora ntabwo umugabo ari uza gategura ngo ari ubaze umugore wenyine natwe abagore ni inshingano zacu nawe iyo utangira wenda umubwira ati shira umeze ute umukoraho umubaza ukuntu amezi nawe agenda kwiyumvamo akabona ko igikorwa atari cye wenyine ko mwese mufatanye none se ikindi kintu ngira ngo nkubaze ni hehe umugabo agukora ukumva urushijeho gushaka segisi ushaka gukora segisi cyangwa se wenda umugabo ashatse segisi wenda uri mu kazi kenshi uraje urica kugira ngo wenda muri kuganira akaba yagukorana ubwo tumenya ko ashaka igituba ubibwirwa n'iki ushaka ko nkibere ushaka kuza ku gituba cyawe agakoraho nyine ugasanga urahise ubishaka ubwo nawe tumenya yuko icyo ashatse nyine ari iki ntabwo uri wa mugore ujya umugabo abaza ko batishe rindananiwe ngiki ngo umwana yankoroze mu nda ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo ujya ubivuga ntabwo njya ngira ibyo bibazo niyo mahirwe nagize nta seseme nasi ese buriya kuba umugore yagira iseseme bivuze yuko ataha umugabo we igituba akajya kugishaka ahandi ibyo nta mpamvu gusa urumva utatuma umugabo ajya hanze kubera ari ubyiteye ari we bibaye wabigenza wowe ushaka kubyishakamo ukabona nyine ko ari nk'uko utaburara nyine nk'uko utaburara kandi ngenda byishakamo kugira ngo wanjye mufate neza kugira adataca inyuma ko ntabwo wakishimira ko umugabo yaguca inyuma bakunzi b'iki kiganiro murimo murabyumva ibintu turimo tugera tubaganirizaho buri wese yisuzume ku giti cye yaba ari umugabo ukibonye akiganirizaho umugore bibe byiza mukikurikirane nyine nawe ukimwereke ukibona mbere akereka uwundi none ibibazo mugenda mugira muzajya mubishyira kuri komenti nk'ejo nitugaruka muri studio twongere tubiganireho mubyumve neza
ntabwo dushaka kuzajya twumva ngo umugabo yagiye ku ruhande kubera izi mpamvu. Uyu ni umugore mugomba kureberaho. Tuzajya tugenda tubaha ibintu byinshi bitandukanye, ariko ari ikintu nshaka kumubaza, ikintu cy'amatsiko. Soso, mbabarira umbwire, kunyaza umugore utwite ibyo bintu birashoboka? Birashoboka cyane. Gute? Ese suko wenda kugarama, urabyumva nyine kugarama. Urabibona? Yego. Wenda ushaka no kumera wenda nka gutya. Suko zaka wenda nagapfukama. Agafata imbura akayishyiramo, umva amazi araza. Bandi ba umuganga abagore ngo ntago banyara, nta mugore bawutanyara. Bitewe n'ukuntu wamuteguye, n'ukuntu yakwiyumvisemo. Umva urakubita, umva amazi araza, nta mugore utanyara kabisa. Ubwo ni ukubita ku gituba gusa cyangwa abantu bisaba ngombwa yuko bakubita? Wenda ntabwo uza wenda ngo upfe gushyiramo kubita, kwita kuri rugongo. Genda wenda agace gake tuzi. Akakubitaho ikinyafu ndabyumva. Ariko mana njyewe ibintu biri kumbabaza, warayimbabarira, nta musaza wawe ufite? Ibibazo we nzagushakira abandi barangisha ngo njye ndumva ngize amatsiko pe, ngize amatsiko akomeye cyane. Nese ubwo nkayo mazi koko banyara? Hari ikindi kiganiro numvishije nyine abagabo ari bo babikoresha, agasokana nk'umukobwa nawe bikore sexy. N'umuntu nyine nabyumvanye pe, ati se wanyarute utanguye akantu. Hari abantu bavuga ngo baranyara ari uko banyweye amayoga bagize gute. Ibyo bintu nibyo njye marumara amatsiko. Ubunyaye cyangwa ubunyaye inzoga? Nanjye nibyo nazi ibyo bintu ariko narabyumvishije. Biterwa n'ukuntu mu mutwe wawe. Ese ubwo mu mutwe wawe urabishaka? Wese umuntu muri kubikorana umwiyumvamo? Nicyo ngicyo bisaba, nta mugore utanyara. Kandi none hari n'abagabo batazi kunyaza. Ese nk'abantu bafite akaburo gatoya, ngara umuntu ukurangura ukumva nko mu gituba hagiyemo nk'akaburo kangana garya, uriya muntu aracumita ukaryoherwa, ararongora nyaza, bigenda gute nimba ari uwo mwigize kwa mwahura? Unyibutse umuntu twigeze guhura, nari nyiri umukobwa, ariko ugira bwatoya byahatari ku buryo niyo wagira uti kwa kuntu naramenyanye n'umugabo wanjye ushyiramo nkumva ndaryohewe, akayishyiramo kumva ikwiriye yose wisa wibura ukajya nawe ugira santima zitazigenda. Abo ngabo bose ntago nzi icyo babafasha kabisa. Bura nk'inama nk'ikintu twafasha abantu afite akaburo gatoya bashobora kukurongora ntubashe kuba wakumva, twababwira ntize ku position bakora kugira ngo bajye babasha gushimisha igituba cy'umugore mu gihe bakigezeho. Wenda position umuntu akoresha bitewe n'iyo akunda, wenda nk'umugore amubwira ati wenda kura gutya, wenda nibwo biri ndi buyumve. Nese biriya gusweye uhagaze wayumva, kandi afite ako kantu gatoya, kandi ubona ahantu hose igomba guca kugira ngo izarinde igera hari ahantu nyine ibyishimo by'umugore biba. Ubwo wayumva uriya muntu yakora postera ahagaze, ukabasha kuba wakumva yuko uri gukora igikorwa cyo kurongora. Yugaramye wenda uryamye kakujye hejuru, ndumva aribwo byapfa kumushobokera. Sumva kuko wenda yaba aryamye yose wenda yapfa kugeramo iyo afite, urumva iyo ni wenda bapfa kugerageza. Bakunze b'iki kiganiro, reka mbagire inama ku bantu bafite igitsina gitoya. Twese turabizi ibitsina by'abagabo biratandukanye. Mugabo ufite igitsina gitoya, ngiye kukwereka position ugomba kurongoramo umugore wawe. Wikwitwaza ngo mfite igitsina gitoya. Ikindi kintu ngiye kubirahija ibanga ku bagabo bose. Soso, hari akantu ngira ngo mbanze tuvugeho, ngiye maze kubona kenshi. Umuhungu wese yaba yakurongoye nabi cyangwa yakurongoye neza, abakobwa ari ukuntu twiyaminiya, ukishima ati cya yakurongora ugataka, utangira shiri ibintu nk'ibyo ngibyo, kandi nyama nta n'ikintu buri kumva nyine ubugira ngo umuhe avantage ureka ari ikintu yiyunguraho. Nuko iki abagabo bose bakunda kumva yuko nimba arongoye umukobwa yumva akazi kurongora bya hatari, kandi twebwe barongorana n'ikintu tuba twumvishije. Ngiye nemera gake ntago njya mpfa kubyemera. Ngiye nakubwiza ukuri gusa ntaba nayumvise, nakitakishwe se gute nayumvise. Nimba umugabo wakurongoye nabi watinyuka ukamubwira ati ngiye wandongoye nabi nshaka kundongora gutya, mubwira ko kugira muce nyuma. Nk'inama wagira abagore bafite abagabo barongora, barangiza nyine bakabarongora uko batabashaka, nyine ari ukurenzaho nyine kugira ngo arangize umwuga wo kuba yamurongora, ngo iyo posteri bari kurongora irangirize, umugabo arangize birangire. Wamugiriye ihe nama? Ye namugira ama kudatinya umugabo we, akamubwiriya imuryohera akaba ari yakoresha. Mwese nyine ukumva ikaba umugore ngende umugore ngo ati ngiye ndyohera niye, nawe yashaka kugukorera
nawe umuryango akayikora njye ndumva nta kibazo yo kugerageza aho ujya muca inyuma kubera ngo ndongoye nabi njye namubwiza ukuri. nari mfite ibibazo byinshi by'amatsiko ikintu kiri bumbabazi nuko turi butandukane nkabyibuka ariko nzongera mutumire. Ikindi noneho ngira ngo nkubazeho ndumva nkibuze reka mbanze nekereze ngira inama babago ngiye kugira inama position bashobora kurongora abagore babo. Mugabo ufite igitsina gitoya fata umugore wawe umutegure, wishaka kuba warongora umugore watarashyukwa ngo bigaragare mushyukwishe mwese mwinjire nyine mu gikorwa cyo kuba mwarongorana. Nimba ari ukumurongora kuza urongora ukubitaho oya rongora gake gake umutwaze gake umucumite nawe umugore umubwire uburyo ushaka ko aguhama igituba wumva ugifata neza, umubwire ati nshaka ukime gutya, nurangiza imboro uyikuremo gake gakeya ukubita inyuma kuri rugongo unyaza umugore wawe neza. My friend byumve neza, ejo ntazumva mugabo ngo umugore aje kumbwira ngo umugabo yandongoye ngo ndangije ngo nyaranga ivuye, ariko kuki urangiza akabona kuzinyara. We murongore ubundi se ni guturongora umugore rimwe kabiri gatatu iture eshatu zishoreranye utaramunyaza. Icyo ni ikibazo gikomeye. Mugabo dore reka mbabwira ikintu cyambere abagore dukunda umugabo utunyaza kurusha ibindi. Yego no gucumita ni byiza pe ni nabyo biguha montage yo kuba wanyara, ariko icyo kintu biba mwivugishwa ngo kunyara ngo byanduza ngo uburiringa amashuka kubera iki? Wowe ushaka umurongoro urangize we akomeza abishake mufata umushyire hasi umunyarize hasi, cyangwa ushaka agakeka agashashi cyangwa niyo aba ari no kuri sima my friend arabikoropa, ariko umukore ibintu yumve nawe ibyishimo bya sex bimugiyemo. Nibitaba ibyo ngibyo ndakurahiye uzaza umbwira mbanze mbikubwira. Kontorora buri kimwe cyose muri sex soso kubijyanye no kwa muntu yarongora umugore utwite ndumva ari ibyo ngibyo twagarukiraho. Hari ikindi wumva wabwira abantu bakurikiye iki kiganiro? Genda abwira abagore babo bafate neza abagabo babo kugira batazabaca inyuma. Nta kindi nababwira kabisa birekure bumve ko kubakoraho cyangwa atari uburaya ni inshingano ze nk'umugore. Naho icyo wabwira abagabo ikintu nyine wabwira nk'umugabo agomba gukorera umugore kugira ngo yishime, agomba kubanza kumutegura, ntabwo kuva mu kazi ngo ave ngo ahite ajya hejuru. Agomba kuza akamukarisa akamubwira neza nyine niwe ibyishimo bizaturuka, ntabwo ari ukuza agapfa gushyiramo wapi. Reka dusubikire ikiganiro cyangwa uyu munsi tuzasubira kuri indi somo rya kabiri. Ikintu tubasaba ni ugukora iki kiganiro ugikunda kuri subscribe, like and comment. Izo comment ni ukugira ngo dusangemo ibibazo mwagiye mubaza bitandukanye kugira ngo tuzabihereho tubasubiza dukora ikiganiro gikurikiyeho. Murakoze cyane.